akantu mwumva ka théâtre yitwa imbuto z'urukundo ruhatano, ni théâtre yanditswe na si Onesphore. Twabateguriye ikinamico yitwa imbuto y'urukundo ruhatano, yanditswe na Banyurwanabi Onesphore. Ngo nta nshuti y'umugenza igenzwa na tubiri, kuko yita kugoroje intege z'ikijumba igera bikagutambuka ibariza imbere yayo. Igitangaza kuri urupfu rwa Pascal, urupfu rwose ruraryana, ariko urupfu rw'umuntu wari ufite ubukwe. Noneho ku mugoroba aho twamusezereyeho niho hagombaga kubera ubukwe bwe na Justin. Itariki naho byagombaga kubera, ahagombaga kubera gushyingira, niho habereye umuhango wo kumusezeraho. Uyu munsi rero kuwa gatanu tumuherekeje tuje kumushyingura. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abizi ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi bakaregera Omar Pano, aha mubona turi mu irimbi rya Rusororo, aharuhukiye imibiri ya benshi bacu, inshuti zacu dukunda, twakundaga, ababyeyi bacu, abavandimwe, abaturanyi. Tuhageze rero duherekeje umuvandimwe Pascal haba ababyeyi. Ubushize nabivuzeho inkuru yaje intunguye ndi mu kindi kiganiro buriya, hanyuma mbivugaho kantu gatoya, ariko Pascal ni umuntu mugari. Tumaze iminsi kuva kwa gatandatu ikiganiro cy'ubushize kirangiye, nimugoroba nagiye gusura umuryango we ku Kiriyo. Abantu bari bakiri bakeya cyane, nta biganiro byinshi twabashije kubakorera, ariko iminsi yakurikiyeho hagiye haba ubuhamya bunyuranye tuza kugarukaho. Bigera kuwa kane, umunsi wo kuwa kane, itariki 26 z'ukwa 12 ku mugoroba. Ubushize mu kiganiro nibeshye ku matariki kubera ibintu
byinshi, amatariki y'ubukwe bavuga panze ari bwinshi, nibeshye itariki mvuga 27 ariko ari 26. Ku mugoroba rero itariki 26 kwa 12 nibwo twakoze igitaramo cyo kumusezeraho, hatangwa n'ubundi buhamya bwinshi. Igitangaza kuri urupfu rwa Pascal, urupfu rwose ruraryana, ariko urupfu rw'umuntu wari ufite ubukwe. Noneho ku mugoroba aho twamusezereyeho niho hagombaga kubera ubukwe bwe na Justin. Itariki naho byagombaga kubera, ahagombaga kubera gushyingira, niho habereye umuhango wo kumusezeraho. Uyu munsi rero kuwa gatanu tumuherekeje tuje kumushyingura. Nibyo nkunda kuvuga, bamwe bashyingira abandi bashyingura, ngo ni ubuzima, urupfu tugomba kurutinyuka tukagerageza gutegura n'amayira yacu. Nkurikije uko Pascal yaherekejwe, hari abanyamakuru ku rubuga rw'abanyamakuru bo muri ARG, ari ku rubuga rw'abanyamakuru ba Radio TV10, hari n'ahandi bakoranaga mu by'ubuzima, CHUK na Rutongo, bo ntago narebye ibiri kubera ku mbuga zabo, ariko ikigaragara Pascal yabanye neza, yarazi kubana. Buhamya bwatanzwe turaza kugenda tugarukaho bumwe ku bundi, tugarukaho abo bakoranye, ari abanyamakuru kuri TV10, ari abo biganye muri Iseka, ari abo mu muryango, bose bagiye bagaruka ku buhamya bwe. Ndaza gutinda ku buhamya bwa DG Muhirwa Auguste wa Radio TV10, aho yagarutse ku izina rya Pascal ababyeyi bise haba ababyeyi. Akantu mwumva ka théâtre yitwa Imbuto z'urukundo ruhatano, ni théâtre yanditswe na se Onesphore. Uwo Onesphore niwe wamwise haba ababyeyi. Mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana mwiza bamusiga yinogereza. Na mama we mu buhamya yavuze avuga ati ibyo namuhaye Pascal yongeyeho byinshi, yongeraho kubana, yongeraho kwiga, gukora ashyizeho umuhate, yongeraho kubana neza n'abantu, agakunda guseka. Buhamya bw'abantu bo muri CHUK bavuga bati no mu gihe yababaraga yarasekaga. Ndibuka deje w'ibitaro bya CHUK Dr Mpunga Tarcisse avuga ati namubajije impamvu yatinze gushaka, ubwo yaranzaniye invitation ataraseka, arambwira ngo yarategereje kwinjira mu mujyi wa Kigali kugira ngo akore ubukwe atekanye. Muhirwa Auguste ati haba ababyeyi bamwise neza. Niyo mpamvu aka gakinamico kahimbwe na se wa Pascal, impamvu nakagaruye nuvuga ngo ubuhanga bwa Pascal n'umwete n'umurava yakoranaga abikomora ku babyeyi be. Ari papa we wahimbaga amateatre, ababizi guhimba teatre biravuna, bisaba concentration, bisaba ubuhanga mu ndimi n'ubuvanganzo, ugatondeka amagambo kugira ngo teatre igere aho yakinwa. Kuri Radio Rwanda yari imwe rukumbi, bivuze ko haba ababyeyi koko. Pascal nawe yari afite ababyeyi, ngira ngo nibo akomoraho ibikorwa bye yari afite muri ino si. Deje wa Radio TV10 yagarutse ku rugendo rwa Pascal nk'umukristo, avuga ati ni ibyiciro bitatu ubuzima bw'umuntu. Hari ukuvuka, aho ni ababyeyi, hari ukubaho, ni akazi, ni inshuti, ni abo mubana, ariko hakabaho no kuva mu mubiri, gupfa. Avuga ati uyu munsi wageze ntuburenza. Uko yapangaga ubukwe bwe n'Imana yari ifite umunsi imushakaho. Yagira ngo bibe isomo. Urupfu nk'uru si kenshi bikunze kubaho ko umuntu apfa yari afite ubukwe asigaje iminsi 5 ngo akore ubukwe. Ariko yatuvuyemo, turamuherekeje, tuzahora tumwibuka.
hari n'ubuhamya bw'umugeni we kuko yari umugore we kuko bamaze gushyingiranwa mu kwa 10 2024 bashyingiranywe mu murenge wa Nyarugenge. Nawe mu kiniga cyinshi avuga ati nzahora nkukumbura, ariko mu bihe by'urupfu si ukwiheba, ni ukumenya ngo ninde utuvuyemo. Umuhanzi yaragize ati abeza ntibarama, iyabahanze ibakumbura bwangu. Pascal nayo imujyanye yitwaga Haba Ababyeyi. Ubwo ababyeyi tuvuga ni Epifania na Onesphore, ariko nawe yarageze kuba umubyeyi, agafasha Imana kurema, agacumburiraho ababyeyi be bagejeje kuko bababyaye ari abana babiri. Nawe yaragiye kuba undi Haba Ababyeyi, yaragiye kuzana undi Haba Ababyeyi, nawe yaragiye kuba umubyeyi. Ariko igishimishije cyane nuko mu nzira zaho yanyuze hose nta na hamwe hagaragara amakorosi, nta gusitara, ntawe yahutaje. Nge nkurikije ibyo twaganiraga ku giti cyanjye, yanambwiraga ko adakunda amadeni. Bivuze ko no mu buhamya bwitezwe ntawe uravuga, yavugaga ko nabitana bitinya. Ngiye twabanye igihe kinini, mbere yuko ninjira mu muryango wa Radio TV 10 najyaga mu kiganiro cya Pascal na Oscar Kim ahabona buri cyumweru. Nakivuyemo aho ntangiriye kugira aho mpaherewe ikiganiro impamo kikora iminsi 6, bakajya bambwira ati ntago twagutumira umunsi wo kuruhuka, n'umwe ugira wo ku cyumweru. Ariko icyo gihe cyose iyo nabaga twagiye mu kiganiro ahabona, twatangira kugitegurana ku wa 6, ku cyumweru tukakijyamo, tukakivamo tugakomezanya. Ufite umunsi mukuru tukagenda twese uko turi batatu, buri wese akisaka, ufite 5 ufite 10, twakomerezaga hamwe tugatandukana mu masaa 12 saa moya tugiye mu zindi gahunda no kwitegura akazi ko kuwa mbere. Ikindi Haba Ababyeyi Pascal ibihamya by'uko atari umuntu usanzwe, niwe muntu wari ufite statut yo gukora mu kigo cya leta. Yabanje Rutongo, akora na CHUK, ariko agakora n'itangazamakuru mu kinyamakuru kigenga. Ibyo mbivugiye impamvu zirenze 2. Iya mbere ni ukubibonera umwanya, iya kabiri ni ukuba bakoresha bamwemera ku buryo bemera kumusangira. Tuzireza ko ari benshi bajya kuba abavugizi b'ibigo bya leta bakababuza gukora mu gusubira mu itangazamakuru, cyangwa yanarijyamo ntajye mu ryigenga. Pascal yabaye umuntu ubasha kujera ayo madosiye yombi, ariko n'abakoresha be nashima ntibabirakariramo. Byari n'imvune zitoroshye kubera gukorera Rutongo, ariko buri cyumweru uza gukora ikiganiro ahabona i Kigali ku Gishushu, nabyo bigaragaza ubudasa bwa Pascal. Yavuye Rutongo aza muri CHUK ari nka promotion, azamurwa mu ntera. Abadirecteri yarafite abakozi bagera muri 24 akuriye, nawe arimo, bashinzwe itumanaho no guhuza ibitaro guhuza ibitaro n'ababigana, abarwayi, abarwaza n'abakozi muri rusange, mbese ikijyanye n'amakuru cyose na customer care. Ni ibintu rero yakoraga neza. Ku mugoroba ikipe yarayoboye yatanze ubuhamya bavuga bati no ku wa 6 mbere yuko ku wa 5 no ku wa 6 yaraki asa n'ukiri mu kazi, atanga amabwiriza akavuga ati dore abakozi babaye bakeya, ni mwigabanya amatsinda, mu mwigabanyemo amasibo, niko babivugaga. Wowe uzakora mu gice cyo hepfo, uzakora mu cyo haruguru, ndazakora muri maternité, uzakora muri clinique. Ibyo byose yarakiri mu ngamba z'akazi. Ikindi nkuko swakibona babivuga, icyumweru Pascal yapfuyemo yari mu ngamba ategura ikiganiro ahabona cyo ku itariki 22. Bivuze ngo ari akazi ntiyagahagaritse, malgré uburwayi. Akazi ko mu bitaro ntiyagahagaritse, activité ntiyagahagaritse, kandi no gutegura ubukwe. Ibyo bintu byose byose yari abirimo, nta na kimwe yigeze ashyira iruhande.
atitaye ngo ararwaye, atitaye ngo arimo arategura ubukwe, ibintu byose yabigumyemo. Urupfu rero aba ari amasomo atwigisha. Ubu haba ababyeyi nyine atweretse ngo umuntu ku isi yakabayeho abaho ati, ni ukugira neza ukigendera, ugira neza ukayisanga imbere. Ikindi, ubuzima ni ukurasana, nta gukura mu ruge, ntubuze igihe uzagendera, ntibikubuze gupanga gahunda zindi. Izo uzasiga urangije uzahabwa impundu utabarutse, ariko n'izo uzasiga ari ibitengate, uzasiga zicagase, nazo nta wabikuvebera, kuko twaje mu isi nk'uko abavugabutumwa babivuga, twavuye mu gitaka kandi tuzagisubiramo. Ariko urupfu rwa Pascal nabifata nk'igikuba, nonsoroma kuba apfuye yari akiri muto, ariko nanone gupfa yateguraga ubukwe, ubwo ari ubukwe burapfuye, nawe arapfuye. Nabivuga ngo ntabwo byoroshye kuvugika. Tuzaza gukomeza, ndaza kujya mu buhamya buri cyiciro ku kindi, nanjye ubwanjye uko twabanye. Ibintu bibabaje cyane nuko namenye ko twari dufitanye isano, nabimenye amaze gupfa. Abantu bo muri famiye kwa kundi tuba tujagarara, ubukwe bumwe ntitubutahe. Ejo bundi kuri Noheli nibwo umuvandimwe wambereye Garçon d'honneur wo muri famiye nibwo yambwiye ko mukuru wa Pascal wo kwa se wabo yashatse Cadette wo muri famiye kuwo mu Garçon d'honneur wanjye. N'abavandimwe twahuriye aha ngaha, twanaherukanaga mu bukwe hariya nyine twaraye dusezereyeho Pascal. Ubwo bingarura ahandi hantu uko twabanye, nubwo bitari bibi, ariko urumva byari sinabimenye, byari kuba ari amavuta, ari amata abyaye amavuta. So Pascal ni umuntu mugari, abantu bose babyitabiriye. Nahoze mbona abantu ku rubuga rwa ARG members bavuga ati rwose abantu bitabiriye gutabara umuryango wa Pascal, ariko ni amasomo n'abandi. Navuze biterwa, yavuze ati n'ubwa mbere mbonye abanyamakuru bavira rimwe, bavira hasi rimwe kugira ngo batabare, ariko ndavuga nti n'ubundi biterwa rimwe na rimwe icyo tureberaho ubwitabire bw'abanyamakuru. Abanyamakuru ni abantu, ariko rimwe na rimwe baratabara nde, hagiye nde, witwara gate, wabanaga nabande, cyangwa se ni urubanza ruhe ruri guhamagarirwa kugira bitabire. Nta bantu, abanyamakuru ni abantu, usibye no bijyanye n'abanyamakuru no hanze yitangazamakuru barakora muri societe, bagira uruhare, ariko rimwe na rimwe mu bibareba aho baseta ibirenge, rimwe na rimwe bishobora guturuka ngo ni umushinga uteye ute, ese ni umushinga ushinga, ese ni muntu ki, ese we yabaniye abandi ate. Ibyo bintu nibyo abantu baba bagomba kongera bakibaza. Urupfu nicyo rutwibutsa kugira ngo buri wese yongere yikontorore, avuga ati nzaba nsiziye nk'uruki imusozi, umunsi nagiye abantu bazasigara bamvuga iki, bazayamerekeza gute. Yaba Pascal byashobokaga ngo asubize amaso inyuma, nibwo yari kubona ko yabaniye abantu neza. Abantu bose aho yanyuze hose, ari abo biganye, n'abo biganye primaire barahari, n'abo biganye muri masters barahari. Ni ikimenyetso cy'uko yari umuntu w'umuhanga kandi w'umukozi, w'umwizerwa, uzi kubana n'abandi. Turaza gukomeza nyuma tumaze kurutsa umubiri we, ngaruke no kubuhamya muri detaye buri umwe ku wundi uko byagiye bivugwa, haba ku Mumena iwabo mu rugo, ibyahaganiririwe, haba no naho mu ihema kuri Soleil Garden uko byagenze, haba mu kiliziya kuri Regina Pacis, n'aha ngaha i Rusororo ku Irimbi. Byose turaza kubigarukaho, ariko tubuze umuntu, niko nabivuga, tubuze umuntu. Nimugora nibwo bavuze bati ikiganiro ahabona cyatangiye, intego ari uko kibamo abantu b'abahanga, kandi Pascal wabonaga ko ari we cyane ugitegura. Uswa kima agashaka abatumirwa akaza kumufasha, ariko ubona ko Pascal ari we ukibyimbye.
wirengagije icuragira rye mu bitaro, haba Rutongo haba CHK, azenguruka areba ko abagana ibitaro bishimiye serivisi bari guhabwa. Rero ni ibintu byo kwishimirwa uko Pascal yakoraga, kandi koko niko biri kugaragara urebye ku bantu bamuherekeje, bigaragaza ko yari umuntu udasanzwe. Imana igomba kumwakira, Imana imwakire mu bayo, hanyuma natwe abasigaye tubane n'umuryango, twihanganisha cyane umugeni we n'umuryango we. Ibindi bya kinyarwanda ibivugwa nabyo tugomba kugira uruhare kugira ngo abantu bahindure n'imyumvire. Urupfu rwose ruratungurana, ntabwo ntawuzi gahunda. Imana nibyo yaduhishe, ntabwo bizi igihe izakujyanira. Kuba yazira uburwayi bw'ingingo, kuba yazira na stress y'ibyo bintu byose, kuba ataravuye mu kazi ngo afate konje ahagarika iby'akazi, arako mu bitaro, arako kuri TVTN kandi ategura n'ubukwe, ibyo nabyo ubwabyo bishobora kumuvuna mu mutwe. Ariko igihe cyose yarasekaga, abantu bavuga ati no mu kagare yabagaseka. Ibindi abavuga ibyabo ni byinshi, nanze kubisubiramo kugira ngo ntabyimakaza, kuko hari ababitwerera akazi yakoraga, hari ko mu bitaro, hari ababitwerera ikigo yakoreraga nanjye ubu nkorera, hari ababitwerera umugeni yashatse, hari ababitwerera abo babanaga hanze y'akazi. Ariko ibyo byose ni ikibazo cy'imyumvire, kuko ku mpamvu iyo ariyo yose umuntu arapfa. Nk'uko Muhirwa yabivuze Auguste, iyo wavutse ukabaho urapfa. Igice kinini ni icyo kubaho, ahubwo ubaye uti, ubanye nandi. Muri ethique baravuga ngo vivre et vivre avec. Hari ukubaho, hari kubaho, kubana. Kubaho ni ukuvuga ngo être, uriho, oui, waravutse uriho, ariko se ubayeho ute? Uriho, ufite impagarike n'ubugingo, hanyuma ubanye ute n'abo wasanze n'abakugana. Padiri mu kiliziya kuri Regina Pacis yabaye nk'ubikomoza avuga ati igihe nzaba ncitse intege uzanzamure, igihe nzaba nigunze mu bitekerezo byanjye uzambe hafi unyunganire muri ibyo bitekerezo. Ibyo byose, iyo niyo nzira ya muntu. Urupfu rero ntabwo ari urwo gutinywa gutya, ni twebwe tubireba, ariko ubu we yarangije akazi ke kandi arakeye kuba uko yabanye n'abantu ntawe asitaraho, umugezeho akamuramira. Ngira ngo nako kazi ubwako, ako kazi yakoraga muri CHK nako gasaba undi muntu wuje ubundi bumuntu, guhuza ibitaro n'ababigana, abarwayi baza bataka, abarwaza bapfushije n'abarembesheje. Ibyo byose ukaba ushinzwe iryo tumanaho. Abaganga baraye amazamu bananiwe, abarwaza babuze ingemu, abarwayi bari gutaka, mbese n'abandi bakozi, abakora amasuku, abasekirite. Ibyo byose byari ku gahanga ka Pascal. Ni umurimo utoroshye kugira ngo uwunoze abantu bagushime, byanze bikunze biba bisaba ko ufite ubumuntu burenze, niko nabivuga. Ni umuntu udasanzwe rero Pascal, kuba kugeza kuri no saha aho duhagaze kuri wa gatanu tariki 27 z'ukwa 12, aho turi kwirimbi rya Rusoro duherekeje Pascal. Twaboneyeho n'umwanya wo gusura nk'uko nabibabwiye abandi bavandimwe, ababyeyi bacu, abaturanyi. Nabonyemo Gasasira Gratien, umugabo twabanye ibyumba, wari imfura. Nabaye no mu nzu ye, imva ye ni ya gatatu, hagati harimo indi yibanza ku muhanda. Iyi ngiyi yibanza ni y'umubyeyi wanjye, nyina wa madamu. Twashyinguye mu kwa 9 2022. Aha harimo abantu benshi,
iyo urebye izi mva zose uko zingana niho hahandi ugomba kongera ukagarura ubwenge ku gihe. Aba bose nta wagomeye Imana, ni igihe cyabo cyageze kandi natwe icyacu kizagera. Murakoze cyane.